ndahiriye mpfukamye imbere y'Imana ndarahira imbere ya kamera nahariye yaracumbitse sinigeze ndenga kuri ya muryango ngewe ndarahiye manitse amaboko nk'umuntu utinya Imana urumva sinigeze minjira nta gikoresho na kimwe cyuriya mugabo udukoresho twanjye twagikene nari mfite nitwo ngifite shira impungenge ibyo bifuje nibyo inda yavuyemo ihangane niho kigomba kuba gasuwe zamuka kirimo hano no gitabye ngiki Mana yo mwijuru nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Bahaye ikaze bakunzi bacu twese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show n'ibisanzwe nongeye kuza mifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire mwese musoje abo wabereye mwiza abo tabereye mwiza mukomeze kwihangana ndabashimira mwese twasozanyije ura mwaka ushize abo twabanye mu bintu bigiye bitandukanye mu byiza mu bibi mwese mwarakoze reka nizere ko muri mwaka tutangiye 2026 tugiye kuwutangirana neza mudukurikira natwe tubashakira ibiganiro byiza bimeze neza uyu munsi ndi kumwe na Vicky ngira ngo muribuka aciyeho iminsi yahuye n'ibibazo arakubitwa byo murabizi sindi bubitindeho nyuma rero aza kugenda aza ntiyaguma hafi nyine kugira ngo tuye tubasha kuvugana nawe ariko kuri iyi nshuro yagarutse ngira ngo murabona noneho kameze neza ntaga kimeze nka mbere ko yari ameze murabona ko amaso atakimeze kwa kundi muri make yarivuje aroroherwa tugiye kuganira nawe mu minsi ishize tutabonana ndetse n'iminsi mikuru yose yabaye ntitwashije guhura ariko mbere na mbere reka dushimana ko ari muzima yabashije koroherwa kandi ko nubundi agikomeje kumererwa neza reka rero muyikaze hanyuma nawe atubwire uko yasoje umwaka ndetse n'ibindi byose uburyo yagiye uburyo umugabo batandukanye byose ni byinshi ari by'umugabo yagiye atubwira byabaye hagati yabo ko ari babiri turagira ngo nawe rero nyiri ubwite nawe twumve niba koko ibyo ngibyo ari byo ndetse naho ari kuba niba ngombwa atubwire twumve nyine ubuzima muri iyi minsi abayemo mu gihe tumaze iminsi tudahura nawe tuguhaye ikaze Vicky murakoze cyane umwaka mushyashya mbere na mbere wa 2026 ku bakunzi ba Kiza TV show ndabaramukije mbifuriza umwaka 2026 twinjiyemo dusoza wa 2025 by'umwihariko abakunzi ba Vicky ndabakunda cyane nizere ko umwaka babashije kuwusoza 2025 bawusoje neza kandi abatarabibashije nabo nta kundi Imana ikomeza abasigaye niba hari abatuvuyemo natwe rero twabashije gutangira nizere ko hari izindi ngamba tutangiranye nziza ku ruhare rwanjye ndashima Imana mbere na mbere ko itareba nk'abantu Imana ntireba nk'abantu jewe 2025 kuba dukurikiye barabibonye ko nari impasize ubuzima ariko rero Imana ibifite imigambi ku muntu wayo wese ikunda yarandokoye ndashima Imana bikomere biri kugenda bikira bimwe abari kundeba barabibona ko biri kugenda byuma byarumye ntago narorohewe muri make ku ntoki bari kuhareba barabona ko Imana hari icyo yakoze inkovu mu maso wenda bari kureba ari benshi batekerezaga ko aya maso atazongera kuba maso ariko kuba ari kubireba barabona ko utuntu turasa tugiye dusigara hehe hano hafi z'imbone hafi
wenda ibindi ni ububabare bw'aha hamwe bari bagiye bankubitagura ibintu hano mu mbavu no mu nda. Ikibazo nari mfite barakiza abakunzi banjye abankurikiye hafi. So shimira rero abantu bambaye hafi. Mbere yuko ngira icyo vuga, burya ku isi haracyariho abantu bazima, nubwo hariho babi ndetse nongero ngo babi cyane, ariko haracyariho n'abantu bazima pe. Ndashimira mama witwa Konsore aba muri Canada. Konsore ni umukristo mwiza pe, yaransengeye haba mu masengesho mu kumpamagara, yagize n'uruhare mu bantu bamvuje. Ndamushimiye aho ari we na famiye yaho bari muri Canada. Imana izabampera umugisha. Niwe muntu wabashije kunjyana kwa muganga mbere, ndetse n'umuganga wankurikiranaga baravuganye n'imiti nafataga yamugiragaho mu mafoto, yarakoze kubasha kumvuza. Ndashimira famiye ya Samuel, ni umwana w'umuhungu, abana na famiye babaga mu nkambi za Karongi. Famiye bashiki be na mama wabo bambaye hafi mu masengesho ahantu bari muri Belgique. Imana ibamera umugisha mwinshi rwose, mbese ntacyo nabavugaho. Ndashimira umukobwa uba mu Ruhango ufiteyo salo. Ndashimira abantu b'i Butare, abamama barahari bampamagara bambwira bati komera, natwe byatubiri kutubaho. Mva harimo uwo neza no kujya mpamagara umeze nkanjye, ahubwo uzamutabarize. Abo bose nabari kumfasha uko njyewe meze. None wari no kurira umugabo akabari twanashakanye akagurishije, none umugore ari kujya anyoherereza amafoto abyicayemo. Ndagusabye ngo uzamva niba yabasha kugera hano i Kigali uzamutabarize nk'uko merewe. Abamama benshi bafite ubuzima nk'ubwanjye rwose barahari. Shimira abapapa bampamagara bambwira bati ihangane ukomere, abasore, abana, mbese abakunzi banjye muri rusange barakoze. Yego. Sinanakwibagirwa gushimira cyane umubyeyi wampaye icumbi, wemeye kwirengagiza ko muri Kigali aho ncumbitse, nubwo ari mu nkengero, ari mu nzu itari iye akodesha, arya ari uko yagiye gupagasa, akemera kuncumbikira nta kintu ndi kumwinjiriza iwe. Ndamushimira cyane peke, ndamushimira uwo mubyeyi aho yicaye yitwa Francine. Imana imuhe umugisha mwinshi, kandi rwose nta kintu namushinja kwemera kuncumbikira. Imana ibimuhera umugisha. Nyuma kiriya gihe urabizi ko twari bubonane nanone, ko hari abantu bambwiraga bati hamagara Vicky nongere mukorane ikiganiro urebe ko wenda hari undi muntu wagira ikintu amufasha, ariko kuko ntabwo wari uri hafi ngo twongere tubonane dukorane ikiganiro. Mbese tubwira ubuzima wabayemo nyuma kiriya gihe, nyuma y'uko nyine wagiye n'ibibazo wari ufite by'uburwayi, ubuzima bwakomeje gute? Cyane ko twanaganiriye na Papa Vanessa, nyine mu byo mwaganiriye atubwira uburyo wowe nawe nyine mwatandukanye, byakemutse, mwakemuye ibibazo byanyu. Urumva twari tubizi ko utwite, ariko nyuma tumenya ko utari utwite, ko mwabiganira. Mbese hari ikiganiro wowe nawe mwagiranye, irabitubwiye, twagira ngo rero tubwire hanyuma kuri wowe bimeze bite, ubuzima ugiye gukomeza gute nyine, kuko we yatubwiye ko nta kintu mukivuga na kindi, ko mwaraganiriye mufite umwanzuro we nawe bikira ku bundi buzima uvuye mu buzima bwa ukomeza ubundi buzima gute, mbese imibereho ndetse n'umubano wawe na Papa Vanessa uburyo warangiye. Keza urakoze. Mu by'ukuri narigeze menya ko Papa Vanessa yanyambitse urubwa. Mu by'ukuri nk'umuntu wa mugani mukuru, umupapa wiyubashye, sinigeze mbimenya. Nanjye nahamagawe n'uwo mumama, uwo mubyeyi uba muri Canada.
nagiye kubona mbona nyoherereje kuri WhatsApp ikiganiro cyakozwe kira papa Vanessa nyine yari yakoze, ndumirwa koko ndatangara. Ubuzima mbaye nkuko nabikubwiye, uwo mudamu Francine kuri uriya munsi urabizi ko nta merekezo nari mfite pe byo kugira nerekera, nafashe utuntu twanjye, ibintu byanjye byare kuri Nyabugogo. Muri Nyabugogo umuntu anyishyurira amafaranga 5,000, hari ahantu babitwikira, hari shitingi hamwe inyuma yaho ritiko ziparika. Ni ibintu byanjye byaraye iryo joro, ibintu nari mfite bimwe nyine wabonye bari basohoye, nabonye n'ahandi ndi bubibitse mbijyana Nyabugogo, kuko hari umama uba mu Bugesera ufite depo icuruza ibintu bya kenkayori hariya nyine ku madepo y'ibirayi hepfo. Navuga ati naba mbihajyanye bakabimbikiramo, ko ni igisare kinini, bakabinshyiriramo kugira ngo isima zitazajya zibitumukira, babinwikirize shitingi, mugenzi abona ubushobozi bw'ahantu naba nzajye kubihakura, yari yarabinyemereye. So uwo munsi rero maze kumanuka ngeze Nyabugogo, nayo nizeye ko ibintu ndi bubiharaze, ndi bubihashyire. Nasanze uwo mubyeyi n'amaze iminsi umugabo we arwaye ari mu bitaro, amaze iminsi ataza gukora. Nari namanutse ntamubajije, ntabwo twaherukanaga, gusa nari nzi ko depo yabo iri mu mwanya munini, nari namubwiye ko azabimfasha kubimbikira, ariko urumva bansohoye bitunguranye, nawe urabizi. Ibintu byanjye rero nagiye kuri ritiko ndabasaba, baranyereka abantu babishinzwe by'imitwaro, baramubwira ati ibintu byawe iri joro niba byagushobokera wabirazana, ariko urishyura 5,000. 5,000 narabyishe, niko byagenze, ndabiharaza. Iryo joro njya gucumbika ku mwana w'umukobwa witwa yatwavuze tubana kera nyine nkibana na papa Teta, niwe wareze uriya mwana wiga Karongi, yahoze ari umukozi nyine wanjye. Batuye mu Cyahafi hejuru hariya munsi y'iriya mize ihari y'inzoka, niho namaze kubitsa ibyo bintu, kuko urumva n'umwana uba mu gashambrete gatoya, ntabwo yari kubona aho abishyira, nawe ni gatoya. Nahise njya kubera n'ububabare, niho nahise njya kuryama mw'iryo joro, mbere yuko mpamagara uwo mumama yatuye mu nkengero z'umujyi. Bwarakeye rero mama mubyeyi arampamagara ati siko waraye utaje, ndamugana nakomeje kumva nameze neza, muga ko naraye ko umwana w'umukobwa mu Cyahafi, ariko nzabasha kuza ejo. Bwarakeye ku mwana byuka ajya kupagasa kurangura kwa Mutangana, bigeze mu masaye nayo nibwo nateze njya kuri uwo mubyeyi ncumbikiye. N'ibintu hahandi ngirirwa amahirwe, umubyeyi haciyeho iminsi 2 ndamuhamagara, ambwira ati hari umuzamu twahasize, ubonye uko wabideplasa wabijyanayo bakabitwikira, nabaguhamagarira bakabihagushyirira ukazaza kubifata. Ibintu rero nagiriwe umuntu, uwo mwana n'abandi bana b'abakobwa bafatanya n'undi mwana umwe w'umukarani tuziranye baramfasha. Ntabwo ari ibintu byinshi, nta bintu byinshi ngira, urabizi warabikameye, barabimfasha mbijyana hehe aho ngaho ku madepo y'imyaka bariho mbishyira. So nihuse cyane, naravuze ko mu by'ukuri jyewe nazagaruka imbere y'abakunzi banjye nka Vicky cyangwa se y'abakunzi ba Keza TV show. Abantu benshi baneye amabuye, mu gihe nashimiraga sinanabura kugaya, hari abantu b'abarundi, abantu benshi bagiye banera amabuye ngo wandaya we, ngo siwe wabona byakubaho, ngo watwaye umugabo w'abandi. Hari benshi nkuko nkomeza kugenda mbigarukaho bakinshyira ku bintu bya Samantha, kandi mu by'ukuri sinzi niba aba bantu sugutukana pe, niko hari abantu wagira ngo pe ntabwo barezwe barorowe, mbivuge muri iki Kinyarwanda. Ibintu abantu bakunda kungaruka banshinja ibintu bya Samantha, ibintu byarangiye. Sindibaza impamvu nk'uyu muntu, ndabiza barankurikiye, barahari, baramamagara bantunganya, bantuka, wandaya we, wambeshuwe, wirirwa utwara abagabo b'abandi. Ngiye mbere yuko nkomeza ikiganiro, aba bantu mbabwira ngo please nta hantu ngihura n'ibintu bya Samantha ari ukwe, amabuye baguma kuntera, ntabwo ibyo bintu ngiye nyine mu bintu bya Samantha. Sibyo, narisobanuye bihagije. Ibintu bavuze ngo natwaye imyenda ya Samantha singana nawe, byararangiye, byari byarabijyanye, urumva sibyo. Niba kongeye kubonera amabuye, kandi nabo none byambayeho nibo, kuko benshi mba mbona ari abagore, nta mugabo uramamagara ntuka, abenshi nabonye ari abagore. Rero samahani bambabarire niba bari mu buzima bwiza,
hari umugani bajya bavuga ngo sinawuvugira hano kuri kamera ngo aba yagize ngo ubundi reka mbivuge mu kinyarwanda cya nyacyo baravuga ngo warongowe n'Imana mu kinyarwanda cyiza ni nk'uwahiriwe ngo warongowe n'Imana agira ngo shitani nta gapipi igira kubera ko ndabizi ko hari n'abana badukurikiye uwarongowe n'Imana agira ngo shitani kanyite peni mu gifaransa agira ngo shitani nta peni igira abazi mu rundi rurimi n'abataruzi baze gusobanuza icyo ipeni icyo ari cyo ntawe bitabaho isi nisakaye none wameze neza ejo ukamera nabi niba ari n'abagabo bafite abagore bafite abagabo none baba bafite abagabo ejo ushobora kugira ibyago umugabo wagapfa simbi bifuriza sinzi niba bari mariye ejo ushobora kuba ufite uwo muntu kwita ugusapontinga akwishyurira kuguha ubusaponso akwishyurira iyo nzu cyangwa aguha ubundi bufasha ejo ukamubura ejo ntawe imvura itanyagira isi nisakaye samahani ku bantu bantera amabuye ibyambayeho nabo byababaho kandi nongere mbabwire ngewe sindi indaya nahoranye iwanjye ndahabura ke urabizi mapono nazi kwiyerekere nongere mbabwire ukeneye kumenya ukuri kwanjye azanyihamagare nimero barayizi ni 0783 210 iyo nimero ino kuri WhatsApp 0783 210 07 88 210 niba ari untera amabuye atazi n'ikinyarwanda igifaransa 0788 210 bareke kuntera amabuye ubundi dukomeze ikiganiro sibyo ya ntabwo baba bankurikiye nanjye nicyo kintu namaze kubona n'abantu benshi bagiraga ibintu bavuga bati niba umuntu yarahohotewe kuriya afite n'inda ashobora kugira ikibazo mu nda ariko nyuma tumenya ko yari utwite wanibye umugabo ibikoresho byo mu nzu yego twagira ngo naho ugire ikintu bitubwira okay murakoze mu bintu bya mbere bitumye ngaruka imbere ya kamera icyo kintu nicyo cyonyine cyankuye mu buriri cyankuye ku gisasiro nkemera ngafata urugendo nubwo ntarakira neza kugira ngo nze nsobanure ibintu numvanye Papa Vanessa mu by'ukuri ko wambonye waje aho narindi wabonaga ndi umuntu wo kuba nabasha kwikorera ibintu ngo niye Papa Vanessa kuba uyizi ko Papa Vanessa ahantu yanjyanye inzu wayinjiyemo banahakameye wigeze usanga muri iriya nzu aho yari yaranjyanye wigeze uhasanga intebe mu by'ukuri mu kuri kwawe iriya nzu wigeze usangamo intebe n'imwe uretse n'imeze gutya plastique wigeze uhasanga n'agasonga bugari ntabwo wasanze twicara hasi si umukeka wari uri muri salo wigeze usangamo intebe ibitebe byanjye bibiri nari mfite bibiri by'umutuku ntabwo uza ahantu naye narabisize narabuze ukuntu bitwara byarashaje sibyo mwasanganye ari bibiri mu minsi nibanaga twakoranye ibiganiro byinshi nge nawe biriya bitebe ntubinziho ntaranamenyana na Papa Vanessa ataratangira kujyaza izindi rero zikaba zari ziri hehe Papa Vanessa avuga televiziyo yahe ko wadusuye hariya na Mama Vanessa yazaga kutureba wasanzemo iki wowe ko wahiyiziye imbere ya kamera wasanzemo iki ubwiza abakunzi bacu ukuri nabifashe mbipakira se nagiye kwa Mama Vanessa mu rugo ko afitiwe hariya nyine aho nabaga hariya yari yaranjyanye gucumbika muri kiriya kizu baje gusana niki kintu wahasanze nawe umbabarira umbwirira by'ukuri abakunzi bakaza TV show nagiye kwa Mama Vanessa kuzi ko Mama Vanessa bukwe yego abizana mu icumbi ku wundi musore yego
ni wowe wanjyanye ntibigeze banemera ko ninjira mu nzu niba ubyibuka. Nagiyeyo ngira urufunguzo rwaho. Ndashaka kubaza abakunzi ba Keza TV show, mu mbaraga zanjye nke mfite mbibarize, nagiyeyo umuntu aracumbitse, umuntu umucumbikiye yamaye urufunguzo. Ese we ko yahagiye anyishe kubizi neza ko ari we wanyijyaniyeyo, yamaye urufunguzo rwaho ankatira ntiubizi, anyima amafaranga yo kujya kwa muganga ntubizi. Jewe hariya najyaga kwikorera ibintu, noneho ahantu nasanzwe mba nari kujya kubyikorera muri icyo gipangu, ba nyiri igipangu bari nari mfite ubuhe bushobozi nimereye nabi. Icyo kiveho nta kintu na kimwe cya Papa Vanessa nigeze ntwara, nta kibone n'isahani. Nari mfite ibikoresho byanjye wari ubizi, nubaho bicumbitse aho biri, tugenda ufate kamera wongera ubikamera udukoresho nagiraga mu nzu yanjye. Ka kazu nitwo dukoresho nari mfite, nta ntebe ngira, nta gikoresho na kimwe nigeze niba nde Papa Vanessa agabanye kumbeshyera, agabanye kumbeshyera. Sinamwubahuka n'umugabo, kandi nkuko natengeye mbivuga ko hari abantu wagira ngo barorowe ntibarezwe. Ngewe ntabwo norowe, nararezwe, sinamutuka. Ni umubyeyi ni umupapa, sinamutuka. Ariko Imana imubabarire kunshinja kumwiba. Ese umuntu w'umugabo ibyo binagiye kwa Vanessa abikura yaje gucumbika, ahubwo ubwo igisambo ninde yaba yaranabikuyeyo? Ndumva ahubwo ari igisambo yaba yaribye Mama Vanessa bijyana kwande ku wundi mugabo agiye gucumbikaho. Ese ko mubizi ko aravuga ko ari umukire, yagiye gucumbika nani yabuze amafaranga yo kujya kwikodeshereza agashambrete byibura ngo yemeramo umusiribateri, reka tubyite babyita ba papa mbyirire. Niba yarataye umugore mukuru akaba nanjye yaranyanze, yarananiwe kuba gufata amafaranga amwe mu bapangayi bamuha ngo agende yishure agashambrete arundemo ibyo bintu ko abeshya. Ese ibyo bintu Mama Vanessa yigeze ko muheruka gukorana ikiganiro, Mama Vanessa yigeze akubwira ko Papa Vanessa ari ibintu yigeze yikorera kuwe mu rugo, ko nawe yigereye aho yabaga yaracumbitse, yarahageze nawe narabibonye ndabizi. Hari ikintu kiwabo cyo kwa Mama Vanessa yasanzeyo umwana w'umukobwa umwe wantukaga, urabizi hariya twamusanze ntibari gutuma ndenga no ku muryango, banshwishurije ku muryango. Mu by'ukuri ke ndahiriye mpfukamye imbere y'Imana, nganda arahira imbere ya kamera, nahariya yaracumbitse sinigeze ndenga kuri ya muryango. Ngewe ndarahiye manitse amaboko nk'umuntu utinya Imana, urumva? Sinigeze minjira nta gikoresho na kimwe cyuriya mugabo. Udukoresho twanjye twagikene nari mfite nitwo ngifite, nubaho turi turaharura hazi aho dutwikiriye, kuko sindabona ubushobozi bwo gukodesha inzu. So ngaruka wenda baretse kunca mu ijambo, mva kuri icyo nta kintu na kimwe cyuriya mugabo nigeze niba. Ndagaruka ku kintu yavuze ngo ngiye yamaye amafaranga 3,000 ke ngo 30 mu kiganiro yarabivuze narabyumvise. Ke ibyo bintu byarambabaje bindya no mu bwonko, ngo hari udufaranga ngo duke, ngo nkuko mubizi ngo mu bushobozi bwanjye ngo mfite, ngo yabashije kumatike 30,000. Papa Vanessa umunsi anshwishuriza ku muryango ndi kurira, mubwira ngo na amafaranga yo kujya kwa muganga. Ke ndarahiye mukuri kwanjye ninye Imana, nta n'inote y'ijana yigeze ampa. Ukuzi yanshwishurije twicaranye, Papa Vanessa nta kintu na kimwe yigeze ampa, nta n'igice. Bone n'ibinini bivura umutwe, kuko urabizi ko umutwe amaso yanjye umutwe wanjyaga buri kanya. Bone n'ibinini by'igiceri cy'ijana. Nta n'ahantu uriya mugabo nigeze nongera guhurira nawe ngo byibura ngo twicarane. Na nimero ze nari namaze akimara kumbwira kuri narazisibye, kuko nabonye ko nta hantu uyu mugabo nakongera guhurira nawe. Yaranyiyamye, umugore baranyiyama, abakunzi ba Keza TV show barambwira batutanga umugabo wane. Kuba byonyine nari ndokotse ibintu bankoreye, ariko Imana ntireba nk'abantu nkuko nabivuze. Imana kandi hori hose nararokotse. 2025 narayisimbutse, bari bashatse ko nyipfiramo, urumva? None rero 2026 nayinjiyemo ndi muryerye kubera Imana n'amasengesho y'abantu bankunda baransengeye. Uri kunyumva? Nta kintu namwibye, nta na kimwe, nta n'igiceri cy'inote y'ijana yamaye. Abantu bamvuje nabakubwiye ni uwitwa Console na famille yitwa ya Samu, niba abantu bonyine nabashije kubona imiti yabo babiri.
n'umumama umwe da nawe wanyohereje ibihumbi 2 kuri telefone atuze oya ibihumbi 2 uze kugura amazi 2 by'amanyarwanda yanyohereje nicaye no kwa muganga amamagara nicaye kwa muganga ndamugati ubu ndi kwa muganga arambwira tubuse ati nta kintu mfite urumva n'umumama afite saro mu Ruhango niwe wanguriye amazi bwanyu ubwo nari nicaye kwa muganga amazi yo kunywa nicaye kwa muganga nta giceri c'11 cya papa Vanessa nzi ubufasha bw'abantu 2 n'uwo mubyeyi wa gatatu nawe wanguriye amazi nicaye kwa muganga uwo munsi so buretse ndangiza umugabo w'abandi ariwe papa Vanessa naramutana icyo kuvuga ngo sinari ntwiteke nuko sinigeze mbyibuka ndaguha nimero z'ibitaro za muganga unkurikirana indi shuro nayiviriyeho urumva inda yari ifite amezi 2 bankubitaga bampondagura ngo nishaka ivemo urumva jewe igihe nayiviriyeho bashira impungenge ibyo bifuje nibyo inda yavuyemo ukeneye ko mwereka impapuro ajye inbox mwereka impapuro nivurijeho ajye inbox mama anyandikire kuri WhatsApp cyangwa mamagare muhereza umuganga wankurikiranye muhereza ibitaro biri kunkurikirana nkuko babyifuje inda ya papa Vanessa yavuyemo ntayo ngifite kubera ingaruka zo kumundagura mu nda inda ya papa Vanessa bwanyuma navuye kwa muganga ntuzi ko nagomba gukora nawe ikiganiro ejo nibwo nagomba gusubira kwa muganga gukoresha control kugira ngo bankorere critage ya nyuma nda ya papa Vanessa ngewe nkirimo ibyo bifuje yavuyemo ikindi icyo kuvuga ngo nagiye Karongi abantu badukurikire kuri Keza TV show umwana ko ari ku ishuri Karongi muri kaminuza nimba hari n'umubyeyi unkurikiye uzi ko abana biga bafata buruse y'ibihumbi 40 najyaga gucumbika ku umwana niwe wakantunze aba mu nzu y'30 buruse ni 40 none si 30 byakwishura inzu ya abamo hakantunga gahaha n'umwana wanjye muto navuye kumukura kwa mukecuru kwa wa mukecuru ari umurezi nemere nduhane n'abana banje nkuko bimeze gute nkuko abakunzi banje babinsabye sibyo teta niwe wakantunze nge ntabwo nagiye kubana n'umwana ari kwiga uwo mugogoro umwana ninjye ugomba kumutunga si ugomba kuntunga ndacacumbitse mu gihe ntegereje ubufasha Imana izampa nkabona wabasha kunyishyurira inzu cyangwa nkabona nabona igishoro cyangwa nkongera ngatangira ngasubira ku murongo ngasubira mu kazi kanjye k'ibiraka nkuko n'umwe nari mbayeho sindabasha rero kubona homba nimbona ubushobozi bwo gukodesha inzu nzongera nikodeshe natangiye gutora gateke nibiraka babifite bakampamagara nzongera mbikore ku bakunzi rero ba Keza TV show hari n'abakunzi banje n'abakunzi ba mama Vanessa n'abakunzi ba papa Vanessa bashira impungenge papa Vanessa kuvuri ya munsi kiganiro merukana nawe cyanyuma sinigeze nongera kuvugana nawe nta mwana we mufitiye indaye yavuyemo ubikeneye ajye inbox amamagare mwereke ibitaro nivurizamo critage ya nyuma nayivuyeho ejo inda nkuko babyifuje yabo yavuyemo Imana nibishaka izampa umwana w'umugabo uzaba nkunda kandi ndabizi ko nzabona umugabo uzaba nkunda hatari uyu nguyu wanyawe uzabuciye no mu mategeko uzanjyana n'imbere y'Imana n'abantu n'umurenge amaboko nyamanike uriya ntabwo nyimukeneye kandi Imana izamuma kandi mwiza uzaba nkunda kubakunze rero babo abantu ntabwo nta hantu ngihurira na papa Vanessa na Vanessa n'inda yabo ntayo mfite critage ya nyuma nayivuyeho ejo nibisebe bandebe abakunzi bacu ndi muryerye dore meze neza ndi kunywa imiti ya nyuma meze neza shimira rero mwese mwadukurikiye ubwo abishaka kumpamagara bajye bahamagara bakomeze bangira inama uzambonera akazi azambwire uzabasha kumbonera igishoro azakime byose ubufasha bwanyu ndabukeneye wamugana abo banyita indaya nibagira icyo bakora kugira ngo ndeke ubwo buraya ibikorwa biruta amagambo banyita indaya ngaho nibagira icyo bankorera ndeko gutwara abo bagabo birirwa banshinja gusa nta mugabo w'abandi natwaye murakoze muzagira umwaka mwiza bye.